mukomeze mugire umunsi mwiza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki twakongeramo like kuri Facebook. Ku bantu bari gukoresha Facebook, ndakeka ibintu bya like biri kugorana. Abantu twakoreshaga auto-like byaragoranye. Ngiye kukwereka ubundi buryo buri naturel ushobora kuba wakoresha ukabonamo like byoroshye, ku buryo nyine ziza zitakugoye zikaba zakugeraho neza. Nta kindi urakora rero, jya muri setting ya ntuza yawe ya Facebook yawe. Nta kindi urakora, urascrolling ujya down, uzwe ukanda nanditse ngo how people find contact you. Uze ibi bintu byose manzi bikore iki, ubigire public. Nimba biri public urabirekera public, ndaje nkwereke n'ibindi uraza gukora. Ibintu byose ubihindure public. No buryo ki ibingibi nabyo ku bantu twakoresha auto-like ntabwo ziri gukunda. Hari abantu rero ndimo ndananenga, nimba twarakoreshaga auto-like mbere bigakunda, ubu bikaba biri kwanga. Rero waba urebye video ugasanga ntiri gukunda, jya wihangana nyamuneka. Ntukajye utukana uvuga ngo twakoze ibintu bitari byo, nyine biba byanze. Ikibazo cya system cya auto-like zitari kiri gukora, ariko nizikemuka nabamenyesha. Reka ahangaha urahitamo nyine kaduhitemo nka gutya. Izi boro nazo uzifungure, urasanga zifunze nyine urazifungura. Nze nkwereke ikindi kintu uraza gukora nyuma yo kuba ibintu byose wabigira public. Ngo na hano kuri post urabigira public, ku buryo nyine ngo audience nyine boro byose urabigira public. Biraza kugufasha kuba account yawe yaba yarebwa cyane ikagisurwa. Hano hasi hari stories kuriya umuntu apostinga kuri news kuri Facebook, ariko byo ntago ari byo bituraje inshinga. Twebwe reka twikorere byo gupostinga ukaba wagira like nyinshi. Utajya ubona umuntu yapostinze ukabona yagize nyinshi cyane, nta kindi kintu yakoze kindi. Ndaje mbikwereke uburyo rero nawe izi nzira ariyo waza gukoresha ukaba wagira like nyinshi. Nabi na hano kuri flow urabigira public byose, n'aya ma icon yafungure byose urabona hano biri public. Ndakeka ibingibi byose ubu numara kugira public, urongera mere nk'usubira inyuma nyine. Ubwo twageze hano noneho icyo tugiye gukora. Urazi ko uba uri kuri Facebook ukabona uyu muntu ari kugenda yizana imbere yawe. Abantu bagenda bizana imbere yawe, mubazi bagenda bizana. Wowe nta kindi uraza gukora kugira ngo nawe bize kuba nk'ibi ngibi, kugira ngo ibe yapublishingwa, ibe yagaragara. Iba yagaragara, uraza ugire umuntu ufite like nyinshi. Nurangiza umukana ujya ku nshuti uyadinge. Urebe umuntu ufite, kandi uze kureba umuntu ufite wayishyizeho ifoto ari ya vuba, uko uwo muntu aba ari active, kuba nawe yaza kuza kukubona imbere muri screen ye byoroshye. Urajya nyine urebe n'umuntu ujya kumera nyine nk'umuntu uyikoresha nyine. Urareba muri bano bantu baba bashyizeho post zikarebwa cyane, nawe nizo urajya uza ukabaflowinga, ku buryo nawe iyo umuflowinze burya nawe arakubona. Rero umuntu mudafitanye isano na rito nta muntu muhuriyeho, kugira ngo akubone byaba bigoye. Aba bantu baza baflowinge. Kandi ikindi kintu, ujye ukora icyo bita
weho uzajye uzana kuri Facebook, nurangiza ujye utanga like, tange like kuko kugira ngo ibe ntuza yawe account yawe nawe ize kugaragara imbere y'abantu inshuro nyinshi. Umuntu nimba wakoze like, abantu nabo bamukorera like baza kukubona, bakunda kuba bagushyiraho imbere muri screen yabo igihe bagiye usanga ugiyeho ugasanga umuntu yise umubona. Noneho ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo ubone abantu bazajya baba bagukorera iyo like, uraza bahuri nyine uri kuri Facebook, uze ujya hano kuri friend nyine ahangaha, uze ujye selectingamo abantu ubona muhuriye ku bantu benshi, abantu ubona muhuriye ku bantu benshi, n'undi umuntu uwo ari we wese uba ugaragara ko ari umuntu w'urubyiruko ushobora kugwa like, umuntu ugaragara ko yaguha like, weho urajya ubakandaho nyine, bakandeho bitewe n'isura yabo n'uburyo nyine ubabona. Hari umuntu uba ukoresha agatushe urumva kugwa like bye biba bigoye. Weho rero uraza ujye selectingamo umuntu ubona afite nka smartphone nyine ugaragara nyine ko akeye, urajya ubaselectingamo nyine, urajya ubaselectinga ubadingaho nyine. Noneho ikindi kintu ku bantu bashaka flow nabo, udashaka flow, abantu bazajya bakwadinga uzajya ubakorera iki, uzajya ubemerera ubusabe confirming. Nabyo ibya flow biri ukwabyo, nabyo agize ubishaka yazambwira nabyo nkabikoraho uburyo uzibona mu byoroshye. Aba bantu bose uzajye uza umanuke ubahe like, umanuke ukomeze ugende, cyangwa urabona abazishyizeho zino nizavuga ubahe like, nurangiza manzi ujye ubacamo baha like wigendera. Kuko nimba ikindi kintu wapostinze ifoto ikaba mu minota mikeya nyine nko ku munsi, wayishyizeho yarebwe n'abantu yarayikinzwe n'abantu 100, ejo nta bandi bantu bayirayikinze, ikintu urakora kugira ngo yongere imere nk'izamukamo, urayifata nyine ushake mu buryo ki uraza kubonamo like nk'icumi, ari wowe uzishatse washyize nka biriya ubwira umuntu ati ako like akakaguha bikarangira. Nimba wakoze abantu 10 ntabwo uraba abandi 30 baza kwizanaho nabo bagiye babona, bagiye bari commandingwa na screen yawe ya Facebook. Kumwe mu video zikurikira, ciao ciao.